N'ubwoba bwinshi ku bumvise inkuru y'umugabo yitwa Aba Noah wo mu gihugu cya Ghana. Uyu munsi turi ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Ese koko ibyo Aba Noah yeretswe ngo yaganirijwe n'Imana, ese koko bigiye kubaho? Yeretswe avuga ko Imana yamusuye mu nzozi imubwira ko agomba kubaka inkuge nk'iyo Nowa wo muri Bibiliya yubakaga kugira ngo azabashe kurengera ubuzima bw'abantu benshi. Iyo nkuru rero yaciye igikuba hirya no hino ku bantu bayumvise. Uyu mugabo yeretswe avuga ko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 ko umwuzure uzatera iyi si yacu. Bityo rero agahugura abantu abashishikariza ko bajya guhungira muri icyo gihugu, aho yubatse inkuge nyinshi cyane kabisa zigera mu 8 kandi zakira abantu benshi. Uyu mugabo rero yateye abantu benshi ubwoba, biza kabisa kuba n'ikibazo, aza gutabwa muri yombi. Ese wowe urabyumva ute? Urabibona ute? Uribaza ute? Ibaze niba koko ibyo Aba Noah avuga yarabahaye igihe kirekire cyo kwihana, akabaha n'igihe kirekire cyo kumusanga mu gihugu cye muri izo nkuge yabaje. Ibi rero byaciye igikuba kuko no muri Bibiliya mu gihe cyahashize umugabo yitwa Nowa yabazaga inkuge, abantu benshi bamufeka, bamuveba, bamuseka, bamutuka, ariko nyuma byaje kurangira koko abo bamusekaga babyirangiye bisanze mu ngorane zikomeye cyane, bamwe baranapfa. Gusa twe twasomye Bibiliya, tubona ibyiringiro muri Bibiliya, kuko Imana ikimara kurimbuza abantu imyuzure yahise ivuga ko iduha isezerano ko nta mwuzure uzongera gutera, cyangwa se itazongera kurimbuza abantu imyuzure, cyangwa se itazongera guteza icyago cy'imyuzure. None wowe ko habura amasaha makeya izo tariki 25 zikagera, urumva umeze ute niba warabashije kumva inkuru y'uyu mugabo cyangwa se ubuhanuzi bw'uyu mugabo? Jya muri comment utubwire, ese ubyumva ute wowe? Ese uri gutekereza iki ko habura amasaha make izo saha cyangwa se uwo munsi ukagera? Ese koko ni impamo cyangwa urabyumva ute? Duhurire muri comment ugende umbwira uko ubyumva gatanu ku kandi. Ngende Desire niyo mugabo, bahaye ikaze mu bindi biganiro bikurikira.